Muraho neza, reka tubahe ikaze kuri Key Property Rwanda. Nemere nkuko bisanzwe rero musi twakoze turi Kanombe hafi yo kuri military. Ni nk'iminota nk'ibiri cyangwa se umunota umwe uvuye kuri military. Turi ahantu heza cyane muri quartier nziza ifite neighborhood nziza, ahantu heza cyane kuri kaburimbo. Tugiye kureba inzu iri ku isoko miliyoni 35 zirimo ibiganiro. Ni inzu rero igizwe n'ibyumba 4, dushina toilette 3, salon na salle à manger mu nzu, ndetse n'igikoni kiri moderne. Ubuso 350. Urumva ko ni inzu nziza, ahantu ushobora guparika imodoka 3 ziparitse neza. So tuhantu heza rero Kanombe kuri military, neza ahantu heza kuri kaburimbo. Reka dutemberane akantu ku kandi turebe inzu yacu se bimeze bite. Duhere hanze. Uko muri kubona rero ubona ko turi ahantu heza cyane, neighborhood nziza, ubona turi kuri kaburimbo, ubona ko ni quartier nziza cyane, ubona ko ni ahantu heza. Reka rero dukomeze tujye mu nzu imbere turebe naho ubwiza bwayo. Ariko tugitangira ubona ko dufite gate nziza cyane, ubona ko ni gate nziza cyane, ubona ko iyi gate iduha ubwiza cyane, ubona ko ni gate nziza islidinga neza, quartier nziza kuri kaburimbo. Reka dukomeze imbere turebe. Hano ukinjira tugera kuri parking nziza, ubona ko ni parking ifite amapave meza akomeye kandi asa neza. Ubona ko ushobora guparika imodoka 3 kandi ziparitse neza. Dukomeje hano tuhafite akajede keza gatoya, nakajede ubona ko gagikura karasa neza, ubona ko ni ibintu bisa neza. Ubona ko ni inzu nziza cyane ya white ifite decoration design nziza, kandi master room ubona ko hano dufite bariko yayo. So tuvuye hano rero reka tujye mu nzu turebe no muri salon seho bimeze bite. Karibu turebere tujye mu nzu imbere, ariko tutaratangira hano hanze dufite bariko yacu cyangwa se ibaraza rimeze neza cyane. Urako ni ibaraza ryiza, hano ushobora kuza ugashyira imitako yawe, hano ugashyira intebe ukajya wicaramo nka nimugoroba cyangwa se na mu gitondo, bisa neza. Reka tujye mu nzu naho turebe bisa bite. Wow, karibu mu nzu. Ubona ko dufite inzu nziza. Ino ni inzu nziza iri ahantu heza. Reba izi nzugi namwe ubona ko ni Muvura, namwe murabizi Muvura uko bimeze. Ni inzugi nziza cyane ufungura zikaguha ikaze iwawe. Karibu muri salo, dufite salo nziza, parafo ni gypsum. Ubona ko ni inzu nziza, salo imeze neza cyane, irasa neza, kandi ubona ko intebe zose waba ufite ahangaha zajyamo. Wow, ni ibintu byiza. Reka rero tuve hano turebe kiriya gihajya. Hano dufite TV stand nayo isa neza. Reka turebe iyi TV stand yacu nziza. Ubona ko ni TV stand nziza, idesigninze neza, ifite utubati twishi. Hano ushobora gushyiramo ibintu, ubona ko naho kujya televiziyo. Ahangaha tukagira ahantu ushobora gushyiramo imitako yawe, indabo n'utundi tuntu twiza. Ndetse na hano ubona ko ni ibintu guha ikaze cyangwa se bisa neza muri iyi nzu. Ibaze kuri miliyoni 35, kandi harimo ibiganiro. Kanombe hafi ya military, ahantu heza, hafi ibintu byose, hafi no ku bitaro, ahantu hafi bita kuri secretary. Urumva ko ni quartier nziza cyane kuri kaburimbo. Urumva ko nta gitaka nta vumbi. Tujye hano turebe se salle à manger yacu dufite yo isa gute. Karibu, ubona ko ni salle à manger nziza. Dufite agasiki keza hano. Reba nawe aka kantu ko gukarabiramo, ubona ko ni akantu gasa neza cyane gatanga ubwiza. Dufite akamiruwari keza ushobora kwihanaguriramo mu gihe wamaze gukaraba. Ahantu ho gushyira isabune, ubona ko biba bisa neza. Ubona ko rero ni ibintu byiza cyane bitanga ubwiza muri iyi nzu yacu. So tuvuye aho ngaho rero reka tujye mu gikoni turebe se cyo kimeze gute. Ikaze rero mu gikoni. Urabona ko ni igikoni cyiza kiri open kitchen, gisa neza, ushobora gusavinga abantu, ndetse ahangaha ushobora gushyira udutebe hano ugakora nka bare. Biba bisa neza ku bantu ushaka kurira hano bitewe n'ukuntu mungana. Ni ibintu bisa neza. Reba tuno dutara natwo dutanga ubwiza hano. Reka tujye mu gikoni nyirizina. Reba nawe ubona ko ni igikoni cyiza gifite utubati twiza. Dufite imashini imwe ifata imyotsi kugira ngo idakwirakwira. Ahangaha washyira oven yawe bigasa neza. Uru ruhande narwo ubona ko naho kujya firigo, ubona ko birasa neza.
Ahangaha tugafite reba ibi biravabo, ubona ko ni lavabo nziza cyane igezweho iri moderne, ubona ko birasa neza cyane, ahantu ho kogereza ibyombo byawe, utubati twinshi kandi twiza duhagije, ubona ko birasa neza. So ni igikoni cyiza. Reka rero tujye hanze, mbere ko tujya mu byumba mbereke mu gikari h'inzu ese hasa gute, turebe se ifite mu gikari hasa gute. Wow, ubona ko ni igikari cyiza cyisanzuye gifite amanegisi meza ahagije. Ahangaha tuhafite icyo twakwita igikoni cyo hanze ku bantu bakoresha amakara, ubona ko ni ibintu bisa neza. Uru ruhande tukagira ahantu ho kogereza hasa neza cyane. Wow, karibu. Sorry, ni ahantu ho kwanika imyenda, ubona ko ni igikari cyacu kirisanzuye, urumva ko ni ahantu heza. Ino nzu ujye kuyikodesha hano ni amafaranga 700 baguha kuri buri kwezi. Urumva ko uyiguze ushobora kuyituramo cyangwa se ukayikodesha, tukagushakira umupangayi uzajya uguha inoti ya 700 ya buri kwezi. Reka dukomeze amanegesi yacu. Aha harakinze ariko harimo stoke, tukagira hano harimo dushe, hano harimo inzu y'umukozi, dushe na toilette nabyo bibamo hano. Ubona ko ni toilette nziza, ubona ko umukozi wacu aba afite dushe na toilette nziza. Hejuru naho tuhafite iki, twagira ikigega. Reka rero tugende tuvuye hano hanze, ubona ko nta negesi nziza cyane, hafite isuku. Reka mbajyane mu byumba turebe. Uyu muryango nayo utuvana mu byumba ukatugeza hanze, nabyo bisa neza. Ariko reka duce hano kugira ngo tujye mu byumba turebe seho bimeze gute. So nkuko tumaze kuva hanze rero tugiye gutemberana mu byumba turebe icyumba buri kimwe ku kindi, ese ibyumba byacu bimeze bite. Ahangaha dufite icyumba cya mbere, ni icyumba cy'abashyitsi. Karibu turebe uko bimeze. Ni icyumba rero cyisanze, kandi akarusho hano buri nzu yacu ifitemo garde-robe, buri cyumba gifite garde-robe. Aha dufite dushe na toilette, tubanze turebe ukuntu bimeze. Iyi ni dushe na toilette y'iki cyumba, ubona ko ni dushe nziza ifite ibikoresho byiza bisa neza cyane, ubona ko ni dushe nziza. Ukiva rero muri dushe, reka twinjirane tujye kureba icyumba cyacu kimeze bite. Karibu mu cyumba. Ubona ko tukinjira, ubona ko bagihaye garde-robe nziza isa neza kandi ya original ikomeye. Ubona ko ni icyumba cyisanzuye, ikiburamo hano ni ugushyiramo igitanda, garde-robe yagezemo bigahita bisa neza. Ubona ko ni icyumba cyiza cyane. So reka tujye kureba rero ibyumba bitatu bindi bisigaye, turebe se ho bimeze bite. Karibu tujye kureba ibindi byumba bitatu bisigaye kuri uru ruhande, harimo na master. Hano ni karibu twinjire iyi korodori. Uru ruhande dufite ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette, ariko reka duhera muri master room, ibindi byumba turabizamo nyuma. Karibu muri master room yacu turebe se bimeze bite. Ubona ko dufite icyumba cyiza hano kinini kandi cyisanzuye. Wow, reba icyumba cyacu kirasa neza, bagihaye ni design imeze nk'aga TV ariko cyangwa agapara. Ubona ko ni gypsum nziza isa neza, kandi akarusho dufite umuryango usohoka hanze. Reba aka design bashyize hano, nako ufite miruwari, birasa neza cyane. Kandi nanone inzu yacu cyangwa se iyi master yacu bayihaye aka kabati. Reba iyi garde-robe, ubona ko ni garde-robe nziza ifite ibyumba byinshi kandi bihagije, ahantu ho gushyiramo imyenda yawe, hejuru hasi hose birasa neza. So reba aka kamiruwari hano ushobora kuza ukireba, ubona ko birasa neza wibera hano mu cyumba cyawe. Reka tujye hanze. Hano naho dufite uyu muryango usohoka kuri bariko yo hanze uvuye mu cyumba, ukaza ukaba winywera ka cyayi kawe cyangwa se wicaye hano wibereye mu rugo iwawe. Hano rero ushobora kwashyira intebe kandi ukahita ukomeza ujya ku irembo udasubiye mu nzu, ushaka nko kujya ku kazi ugahita wigendera. Urabona ko ni ibintu bisa neza, karitsiye nziza cyane, ahantu heza cyane. Ko rero nkuko nabwiraga, urabona ko uyu muryango urafunga usohoka hanze uva muri master room. Reka dukomeze rero tujye kureba muri dushe na toilette icyumba cyacu. Urabona ko ni ibintu byiza cyane. Karibu muri dushe. Wow, welcome in the house. This is the bathroom of our master room. So ubona ko ni icyumba cyiza, bahaye ibikoresho byiza. Reba toilette ni Milano. Ku bantu bazizi, Milano ni ibikoresho biri karite cyangwa se igira ibikoresho byiza cyane. Reba kano gasinki kacu, urabona ko dufite aka kantu ko gushyiramo, washyiramo utuntu twawe ibintu bigasa neza, twa tuntu two muri dushe.
utwo kwiborosesha utuntu twinshi. Reba iyi, ubona ko agasinki nako gasa neza cyane, aka kamiruwari ahantu naho ugashyiramo utuntu twawe, aho isabune, ni ibintu bisa neza. Reba izi shawa cyangwa se ubona ko bayihaye ibikoresho byiza cyane bikomeye. Hano ukatwonagita amazi ashyushye akonje bitewe n'ukuntu nawe ubyifuza. Ubona ko ahantu mpagaze, ubona ko ni ahantu hanini. Hano icyo ukora, uzaza ukahita ufunga cya kirahure, yaha yose ni dushe. Reba aho gushyira esume, ni ibintu bisa neza. Ubona ko ni ibintu byiza, ni inzu nziza cyane iri ahantu heza. Kuri $135,000 nta gihendo kirimo. Tumaze kureba master yacu, rero tujye kureba ibindi byumba bibiri bisigaye kugira ngo inzu yacu tube turerangije nk'uko twabibonye. Ibyumba 4, dushe na toilette 3. Aha rero nk'uko twatangiye tubivuga, dufite ibyumba bibiri bisangira iki, dushe na toilette. Reka duhere mu iki cyumba cyahangaha, ubwo ni icyumba cya gatatu. Wow, karibu. Reba iki cyumba, ubona ko ni nka master pe. Reba hano washyiramo igitanda cya 2 kuri 2, hagasaguka umwanya munini. Reba naho dufite iyi garde-robe, ubona ko buri nzu ifite garde-robe, ubona ko buri cyumba gifite garde-robe, ubona ko ni ibintu bisa neza. Ubona ko iki cyumba kirisanzwe, ubona ko icyumba amaze gushyiramo garde-robe kikangana uku nguku, kiba ari icyumba kinini. Reka turebe ikindi cyumba cya 4 aricyo cya nyuma, tubone kuza tureba iyi dushe bihuriramo. Ariko tukiri hano, aha dufitemo korodoro isohoka ijya mu gikari, utiriwe ujya guca muri salo. Wow, ubona ko ni inzu nziza. Reba hari ikintu ntaberetse, ino nzu ahantu hose inzugi ziyigize, ubona ko ni inzugi ziri karite, bimeze neza haba ku byumba ahantu hose. Reba nk'uru rugi, murebe uru rugi, ubona ko uru rugi ni urugi rwiza cyane, ruri karite, rukomeye. So reka tujye mu cyumba cya nyuma. Wow, karibu. Ubona ko ni icyumba nacyo cyiza kinini. Iyi nayo ni garde-robe, ubona ko irasa neza cyane, garde-robe nini. Kandi ikintu nakunze kuri iyi nzu, ifite ibyumba byisanzuye, ni ibyumba byiza, igitanda cyose waba ufite cyajyamo. Ubona ko ni ibintu bisa neza. So tumaze kureba icyumba cya nyuma, rero ngiye kureba iyi dushe na toilette. Turebe dushe na toilette, ibi byumba bibiri tubonye bihuriraho, biraza bigahura kuri dushe na toilette nk'uko mwabibonye. Ubona ko ni dushe nziza, dushe ninjiramo, ubona ko irasa neza cyane. Aha naho ushatse washyiramo cya kirahure. Ngiyi amashawa hano ushobora kuza nayo, ubona ko izaba yakira amazi ashyushye n'akonje. Ibi ngibi byo urabihindura bitewe n'ibyo ushaka. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Reba amatoilette meza, reba kano gasinki, ahantu ho gukarabira, akarahure keza cyane ko kwireberamo, ni ibintu bisa neza. So ubona ko ni inzu nziza cyane nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira, irasa neza cyane. So reka tubahe conclusion rero, tubibutse details z'iyi nzu dusoze. Nk'uko tumaze gukorana tuba yacu rero, mumaze kwibona rero aho turimo tureba inzu nziza cyane, aho turi Kanombe hafi ya military kuri kaburimbo, ahantu heza cyane. Inzu rero igizwe n'ibyumba bingahe? Ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon salamanje mu nzu, igikoni kiri moderne, amanegisi hanze meza asa neza. Parking hano imodoka 3 ziparitse neza zijyamo, ubuso ni 340. Duhamagarira aka kanya tugusurishe ino nzu, ubashe kwigurira iyi nzu nziza cyane yiri white. Ni ahantu heza cyane, ushobora kubika amafaranga cyangwa ukayituramo, aho ushobora gukodesha 700,000 iyi nzu tukaguha umupangayi wayo uramutse uyiguze. Ni karibu rero, muduhamagare kuri nimero ziri kuri screen yawe uyu munsi ubashe gusura ino nzu. Ni karibu cyane.